Tuzatsinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese bakurikiye Road Rules Academy. Iyi ni cyanika mu muyoboro wigisha amategeko y'umuhanda, by'umwihariko ibibazo n'ibisubizo ndetse n'ibyapa byo mu muhanda. Shimiye buri umwe wese wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora. Imana ikomeze kuguha umugisha, kandi nkomeje gushimira abantu bakomeza kudutera inkunga, bakanda like, bagasiga comment ndetse bakanayisharinga inshuti zabo, ndetse n'abandi bose bakomeje kudukurikira bari mu bihugu by'abaturanyi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Reka nkwibutse ufate agakayi n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uramanota bari kugira muri ibi bibazo 10 byateguwe. Ariko kandi nanone ndabibutsa ko muri ino minsi tugiye kujya dutanga ibibazo 10 n'ibibazo 20, kuko hari igihe byorohera abantu bakunda gukora bakagezamo hagati video cyangwa se n'amakora bakarangiza ibibazo 20. Niyo mpamvu hano tugiye kujya dukora ibibazo 10 ubundi tugakora n'ibibazo 20. Ndatsinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, inzira y'abanyeshuri, cyangwa ni B, abanyamaguru ntibemerewe? Ese ni C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, cyangwa ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga, cyangwa se uri mu rugendo, cyangwa iyo ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko ibyapa biburira biri mu ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Icyapa rero kikubwira ko hegereye aho abanyamaguru bambukira, bityo ugomba kugenda urushijeho kwitonda. Ndatsinze rero n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Ese mu gihe telefone yawe ihamagawe kandi ukaba utwaye imodoka muri uwo mwanya ni iki wakora? A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni ukwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, cyangwa ni B, kutayitaba? Ese ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba, cyangwa ni D, B na C ni ibisubizo by'ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka ni iki ushobora kuba wakora? Twandike hano igisubizo ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe telefone yawe ihamagawe kandi ukaba utwaye ikinyabiziga, nta kindi uba ugomba gukora, ugomba gushyira imodoka iruhande cyangwa se ku ruhande bitewe n'aho ugeze ukayitaba, kuko icya mbere ntabwo ubuzi ikiguhamagariye. Hari igihe yaba yenda kukuburira ko imbere hari ibyago cyangwa se ari indi mpamvu runaka, bityo nubwo kwitaba telefone utwaye imodoka biba bitemewe, ariko uba ugomba gushyira imodoka iruhande ubundi ukayitaba. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? Ese mu gihe ugiye guhindura icyerekezo ni iki uba ushobora kuba wabanza gukora mu buryo bwo gutwara? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, cyangwa ni B, itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo, cyangwa se mu gihe ugiye guhindura icyerekezo ni iki ushobora kuba wakora? Twandike hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbere y'uko uhindura icyerekezo uba ugomba kubanza ugatanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo aranga ko ugiye guhindura icyo cyerekezo, ndetse ukabanza ukitegereza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri.
nkomeza kukwibutsa niba muri mushyashya kuri ino channel ndagusaba gukora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze gucika. Ikindi kandi usige like kandi wagire comment y'abantu tugiye kugera muri ibibazo 10 byateguwe. Nkomeza kwibutsa impamvu y'ibibazo 10 hari abantu bifasha ku bantu baba badafite umwanya uhagije bakaba bakosoramo ibibazo 10 twabakoreye video kugira ngo biborohere, ndetse n'ababa bashoboye kuba bakora ibibazo veni nabo babikore. Ndatinze rero n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti ahereje hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese hari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bihe hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A ni ibipimo bya metero 1 na santimetero 50. B 1 na santimetero 75. C metero 1 na santimetero 80. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni metero 1 na santimetero 50 cyangwa ni B metero 1 na santimetero 75? Ese ni C metero 1 na santimetero 80 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese aho hantu ntashobora kuba aharenze ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko aho ngaho cyangwa se ibipimo aba ari metero 1 na santimetero 90. None muri ibi bisubizo batanze byose bikurikira nta metero 1 na santimetero 90 hejuru y'ubutaka y'icyo kinyabiziga kidapakiye nta gisubizo kirimo, bivuze ko ahangaha nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A uguhingukira ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C umuhanda utaringaniye. D umuhanda wangijwe n'isuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome, cyangwa ni B inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye? Ese ni C umuhanda utaringaniye, cyangwa ni D umuhanda wangijwe n'isuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Cyapa nta kindi kikubwira mu byapa biburira, kikubwira ko ugiye guhingukira ku mwaro cyangwa se ku nkombe y'uruzi cyangwa ahegereye icyome. Urumva ni ibintu bijyanye n'amazi. Ndatinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana hehe? A mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ahegereye inyamaswa zikurura. C hafi y'amatungo. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose, cyangwa ni B ahegereye inyamaswa zikurura? Ese ni C hafi y'amatungo, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana? Twandike hano igisubizo ni A mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igisubizo ni A imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro cyangwa se ahatari mu nsisiro, bivuze ngo ni ahatuwe cyangwa ahadatuwe. Igisubizo ni A. Niba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ntakagire video nimwe dukoze gucika mu gihe uraba wibutse gufungura inzogera. Kindi kandi usiga like niba ino video hari umumaro igufitiye, kandi ntiwagirwe comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 10 byateguwe. Ndatinze rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ese ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahagana hehe? A imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi. B umuhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi, cyangwa ni B, mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahagana he? Twandike. Hano igisubizo ni A, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi. Igisubizo ni A, ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi. Bivuze ngo ibyo byabangamira imigendere y'abo bantu benshi, niyo mpamvu ntabwo biba byemewe guhagarara umwanya munini. Ushobora kuhahagarara akanya gatoya, wenda hari nk'akantu wari ugiye gufata cyangwa se hari umuntu wari ugiye gusuhuza, ariko ntabwo biba byemewe kuhahagarara akanya kanini aho hantu hinjirwa hakanasohokerwa n'abantu benshi. Byatinze rero n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti: ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye, n'urumuri rwihariye kandi rw'amatara cyangwa se rw'amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura. Ese iyo ntera ngo igomba kuba nibura ingana iki? Ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye, n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura. Ese intera y'ahagaragara igomba kuba nibura ingana iki? A, metero 50, B, metero 120, C, metero 150, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, metero 50, cyangwa ni B, metero 120? Ese ni C, metero 150, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko igihe ijoro rikeye intera y'ahagaragara igomba kuba nibura igaragara mu ntera ya metero 200. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Byatinze rero n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti: iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni iteme ridahoraho, cyangwa ni B, umuhanda utaringaniye? Ese ni C, umuhanda winjira mu kuzimu, cyangwa ni D, ubutaka bworoshye? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. Hano igisubizo ni B, umuhanda utaringaniye. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, kikubwira ko imbere yawe hari umuhanda utaringaniye, bityo ugomba kugenda urushijeho kwitonda, cyane cyane ku hantu baba baragiye bashyiramo amadodani, cyangwa se ku mihanda baba baragiye bashyiramo dodani, cyangwa se n'ahandi hafite umuhanda umeze nabi, baba bagomba kuhashyira iki cyapa kugira ngo bakubwire ko umuhanda utaringaniye, bityo ugenda urushijeho kwitonda. Ese waba ugiye gusoza ibibazo 10 utari wakora subscribe? Uyu niwo mwanya mwiza, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ufungure tugiye kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze gucika, usige like kandi ntibagirwe comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 10 byateguwe, ikindi usharinga inshuti zawe. Tatinze rero n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti: nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ese ni ibihe bipimo? Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ese ni ibihe bipimo biba bigomba kugenderwaho? A, santimetero 30. B, santimetero 20. C, santimetero 50. D,
nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A santimetero 30 cyangwa ni B santimetero 20? Ese ni C santimetero 50 cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese icyo gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kigomba kuba gifite ibihe bipimo kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. None hano nta santimetero 40 bashyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ugize amanota angahe muri ibibazo 10 byateguwe? Ndagusaba ngo yanyandikire muri comment. Ikindi kandi niba utari wakora subscribe ndagusaba kuyikora, usige na like kandi unayisharinge inshuti zawe. Nshimiye rero buri umwe wese twabanye kuva ino video itangiye kugera isoje. Mbibutsa ko tuzadushyiraho video z'ibibazo 10 n'iz'ibibazo 20. Nuzajya wumva ari ibibazo 10 ntikajye gutungura, no kugira ngo dufashe n'abandi bakunda gukosora ibibazo bikeya ntibakajye barambirwa muri video. Ngiye mwabanye rero nitwa Jemuve, reka duhure muri video irakurikiraho. Ndabakunda cyane, ciao ciao.